Ikibanza rero dore ngiki, ikibanza kinini rwose, dore ngiki kimwe nakubwiraga kiri hano hafi na raparesi. Urabona hano hirya yacyo harubatse, iyo nzu ifite amazi, iyo ya ruguru hari ubona ifite ikigega, hari amazi, iyi ahangaha hari amazi. Urabona abaturanyi bose dore ngaba urimo kuhabona inzu, dore ni ahantu heza. Uyu ni umuhanda, ubwo rero rwose waza ukigurira aha hantu rwose ku mafaranga makeya, hanyuma ukareba uko nuza nzahakwereka hose wihitiremo. Urabona hano ndi mu gahanda kugira ngo nkwereke abaturanyi bawe, ukabona rwose ni ahantu hari sawa sawa neza nta kibazo. Imodoka yanjye iparitse hariya ubona, reba hariya uri kubona uriya muntu ari kumanuka kuri ariya matafari, niho imodoka iparitse. Urabona abaturanyi bawe, urabona rwose ndi kwegeraho imodoka nayiparitse, ndimo kuhajya. Urabona bose bari kubaka, ni ahantu heza cyane rwose, waza ukigurira aha hantu hanyuma tukanegosiya nabo. Nkwereke aho nayiparitse imodoka dore ngiyi hano aho nayiparitse. Urabona ni muri VIP rwose, ni ahantu hagezweho cyane. Utaguze aha hantu byaba sinzi uko bimeze rwose. Urimo kubibona, urabona ni ibye, urimo uhabona ahantu hameze neza rwose. Sinzi rero uko uri buze kubireba nawe. Ubwo ibindi turaza kugenda tuvugana.